first of all, every year on this day, when we decide to unveil what the new uniforms are going to look like, is always exciting. And as usual, Skol, as a partner and a very loyal partner with Rayon Sports, is providing the entire kit, which includes the jerseys for the home game, away game, and then the third jersey, as well as all the other kits that's going to be required, and equipment. And we're very excited about this year. We know it's going to be the best year yet for Rayon Sports, and we're glad that looking good is going to be part of the Rayon Sports magic as well. We are almost concluding the transfer market of the summer. How do you see Rayon Sports? What's the excitement you have on this coming season? Well, I'm very excited because I've had a chance to meet some of these new players. And I think what I really love about the way Rayon Sports has done the whole transfers and bringing in new players is the level of professionalism that's been exhibited by the entire team. And I think the fact that we've professionally looked at the players we want to bring in this year, and the team have taken some very wise decisions, I think sets us up for a wonderful season. Imyambaro dukoze uyu mwaka mu myiteguro yindi turimo dukora kugira ngo twubake iyi saison tugiye gutangira. Ni umwambaro twatekerejeho, ni umwambaro twatekereje cyane ku bafana bacu bakunze kuyitubaza, ariko icyo gihe ubushobozi cyangwa imyiteguro ntitume tubitunganya, ariko ubu ngubu ni byiza ko tugaragarije abakunzi bacu, abantu bagiye kuyigura, kugira ngo ndetse no ku munsi wa 5 z'ukwa munani igihe cya Rayon Sports Day abantu benshi bashoboka twifuza bazaye bambaye umwenda mushya, ndetse na ekipe yacu izakoreshe umwenda mushya. Bikaba rero bizatuma imikorere ya Rayon Sports twifuza kwiba professionnel tugenda tuyigeraho, kuko mu myaka 3 maze n'ubwa mbere tumuritse uyu mwenda, ubundi yajyagiza yatinze tukabisabira imbabazi, ariko ubu ngubu twariteguye bigendanye n'indi myiteguro yindi turimo dukora kugira ngo dutangire iyi saison nshya. Ni umwambaro bikomojeho gatoya ko izaba ishobora kugurwa n'abafana. Abafana b'ikipe ya Rayon Sports babigusabye kenshi, bavuga bati mudushakire uburyo twabona n'imyenda yo kugura, ariko baranavuga ko bakeneye n'ibindi bintu byinshi byo kugura, nibibe gutera inkunga ikipe gusa, bikaba bishobora no kugura ibikorwa byayo. Mubirimo tubirimo, kuko nagiye mbabwira ko ubuyobozi buyoboye Rayon Sports dutera intambwe imwe tukamenya ko tuyiteye tugatera iya kabiri. N'ibindi rero tubirimo, hari ukugura abakinnyi beza bagendanye na Rayon Sports igomba kuzaserukira igihugu muri CAF Confederations Cup. Hari abatoza, ibyo twarabikoze, abatoza barahari batangije imyitozo murabibona. Hari abakinnyi, hari abamaze kuhagera n'ubu mukanya baza gufatanya n'abandi mu myitozo, hari n'abandi dutegereje. Hari no kubaka muri administration, ntarinze kubitindamo cyane, twagiye tuzana abantu twongera muri departement kugira ngo Rayon Sports ikore koko nka equipe, nka club iri professionnel. Muri urwo rwego rero n'ubu twagerageje hakiri kare kuzana iyi myenda ngo tuyimurika hakiri kare, tuyereka abakunzi ba Rayon Sports n'abafana, bityo nabo batangire kuyigura, dutangire saison twese turi hamwe. Intego z'uyu mwaka ni izihe? Intego za Rayon Sports ni zisanzwe, no gutsinda. Iyo niyo ntego. Mu myaka yashize yabaga ari intego kabutabigeraho kuko hari ibyari bikibura, ariko nk'ubu nkuko mwabibonye Rayon Sports twarubatse twubatse ikipe ikomeye kurusha uyu mwaka ushize. Twashatse abatoza bafite amateka bazwi, dushaka abakinnyi, turimo turitegura n'ibi byose no kwitegura. Turizera ko rero ibyo turimo dukora kizavamo n'iki ni intsinzi, kuko niyo twifuza. Umwaka ushize twatwaye igikombe cy'amahoro, ntitwifuza ko cyakongera kutuva mu maboko. Igikombe cya shampiyona cyaduciye mu myanya y'intoki, ekipe ya mbere n'iya kabiri zaturushije amanota 2. Ntabwo twifuza ko cyongera kuduca mu myanya y'intoki, turifuza kukigumana, kugifata. Tugiye gukina CAF Confederations Cup, turifuza ko tugera kure hashoboka.
ibi byose twabikoze twitegura ko twari tuzi akazi gakomeye tugiye kuzahura nako. Iyo ni intego rero, ndetse n'ikipe y'abakobwa igiye mu cyiciro cya mbere nayo turifuza ko yakomeza kuba equipe champion, ndetse n'igikombe cy'amahoro cyaducitse ubushize nticyongere kuducika. Intego rero ni ugutsinda, nibyo turimo turwana nabyo, niyo mpamvu turimo twubaka cyane cyane dufatanije n'abafatanyabikorwa bacu batuba hafi, dukorana umunsi ku munsi. Ku isonga harimo Skol, harimo akarere ka Nyanza, harimo Top Life, harimo RGR, abo ni abashya baje, harimo Canal n'abandi bazagenda baza. Izo ni ukugira ngo dushyire imbaraga hamwe, twubake ekipe ikomeye, twubake club ikomeye Rayon Sports izakomeza guhatana, gutwara ibikombe no gutsinda mu rugendo turimo. Dusoza kuri iyi myambaro, ni iki wasaba abafana? Icyo nasaba abafana cya mbere ni uko icyo bansabye nakibahaye. Ntibiba byoroshye, biravunana, ni ubushobozi, ni amafaranga. Ndabasaba rero kwitabira kugura. Guhera ejo ndagira ngo ababishinzwe bazatangira gukora akazi kabo, bazamenyesha aho bazayisanga, haba muri Kigali, haba no mu ntara, ndetse n'abo hanze ntibazabibagirwe, bazatekereza uko babona imyenda. Hanyuma twese tariki 5 tuzabe twambaye neza ku munsi w'igikundiro Rayon Sport Day, dusa na ekipe yacu iri mu kibuga. Imyenda rero hari, ndabasaba kuyigura ari benshi kugira ngo tuzabe dusa neza icyo gihe, ndetse na shampiyona ikomeza, sezi ikomeza, tuzajye twambara neza imyenda isa nk'iyo mu kibuga. Nicyo nabasaba. Ikindi nkabasaba gushyigikira ekipe yabo kuko urugendo tugiye kujyamo rurakomeye.